Itangazo rya nyakubahwa perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro Padiri Thomas Nahimana. Ibiro bya perezida. Iminsi 3 yo gusaba ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Ni ukuvuga kwa 28, kwa 29, kwa 30 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2024. Insanganyamatsiko cyangwa ikizirikanwaho teme: koko se ubutegetsi bwose bukomoka ku Mana? Ibisobanuro by'ingenzi. Aya masengesho agenewe kwitabirwa n'abantu barenga miliyoni bahuje umutima, batakambira Nyagasani ngo akize u Rwanda ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR Inkotanyi. Aya masengesho yakorwa n'ubishatse wese ku giti cye, ariko habonetse 2 cyangwa 3 cyangwa se abarenzeho begeranye bagafatanya, byaba byiza kurushaho. Hateganyijwe isaha ntagatifu y'igitambo vigile izagitangira saa 9 za mu gitondo kugera saa 10 za mu gitondo. Iyi saha niyo yonyine izajya iba live ku Isi n'Ijuru TV, bizajya binyuraho en direct. Ni ibyo bita niba ture, abamenyereza niba ture. Cya kane, abashaka kugaragara ku Isi n'Ijuru TV muri iyo saha y'igicuku basaba link Zoom bakayigezwaho. Cya gatanu, aya masengesho azajyana n'imyitozo mitagatifu yo gusiba kurya no gufasha abakene mu rugero byashobokera buri wese uzaba wayitabiriye. Cya gatandatu, abadasengera muri Kiliziya Gatolika bapanga gahunda ihuje n'ukwemera kwabo, yenda bagahuza amasaha gusa. Ntabwo aya masengesho agenewe abagatolika gusa, abakristo gusa. Umuntu wese uhangayikishijwe nuko ubutegetsi bwo mu Rwanda bubangamiye abanyarwanda ko bugomba guhinduka, akaba agomba kubisaba Imana mu buryo asengamo bwose. Cya karindwi, amasaha tuzagenderaho ni amasaha ya Kigali uko gahunda iteye. Icya mbere, mu gitondo saa 12 bizatangira guhera ejo kuwa gatanu kwa 28 z'ukwa gatandatu 2024. Hazabanza indirimbo Nyina wa Jambo uri izuba ya Kizito Mihigo. Hakurikireho Ngwino Roho Mutagatifu. Hakurikireho isengesho rya Ndakuramutsa Mariya 10 zizavugwa inshuro 10. Hakurikireho isengesho rivuye ku mutima wa buri wese uzaba witabira amasengesho bisaba ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Isengesho rya bucece cyangwa se uzaburi uzavuga uko wumva ubishoboye, usaba Imana kandi wemera ko ibyo yisabye izabikora. Ukwemera ni ikintu gikomeye. Saa 6 z'amanywa
hari gahunda imwe iteye itya. Cya mbere hari indirimbo akira u Rwanda Kristo Umwami. Cya kabiri hari isengesho rya dawe uri mu ijuru. Cya gatatu hari rya sengesho rivuye ku mutima wa buri wese uzaba witabiriye aya masengesho risaba ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Ku mugoroba naho saa 12 hari indi gahunda nayo iteye itya. Isengesho ry'umwami Rudahigwa atura u Rwanda Kristo Umwami. Cya kabiri isengesho rivuye ku mutima wa buri wese uzaba witabiriye aya masengesho risaba ihinduka ry'ubutegetsi mu Rwanda. Mu gicuku vigile mu gihe cy'ibisingizo saa 9 za mu gitondo kugera saa 10 hazaba rero hari gahunda izabica kuri televiziyo isi n'ijuru live cyangwa en direct, izaba iteye ku buryo bukurikira. Hari indirimbo akira u Rwanda Nyagasani, hari gusingiza Imana no kwambaza Roho Mutagatifu cyangwa Umwuka Wera, hazakurikiraho ijambo ry'Imana, hakurikiraho isengesho ry'umwami Rudahigwa atura Kristo Umwami, hakurikiraho gusabira igihugu ubutegetsi bushya kandi bubabereye bwiza, hakurikiraho gushimira Imana. Turasoza tugira tuti urugamba rurimo Imana irutana n'intsinzi. Murakoze kuzitabira. Tukaba rero tugiye no kubagezaho isengesho ry'umwami Rudahigwa ryo gutura u Rwanda Kristo Umwami nyirizina. Igitambo cya misa gihumuje, umwami yigira imbere y'isakaramento ritagatifu. Abari mu kiliziya bose bacecetse. Akuramo ikamba arishyira kuri alitari. Niho yavugiye isengesho rihebuje yihesheje Kristo Umwami n'igihugu cye n'abantu be. Arasenga ati: Nyagasani Yezu, Mwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya umugabekazi w'isi n'ijuru, njyewe Mutara Charles Léon Pierre Rudahigwa ndapfukamye kugira ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo Umwami, niwe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi utarakumenya. Igihe warurindirije ubonye kigeze, uruha kogeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe no kurugwizamo urumuri rw'amahame abesha w'iteka. Urwoherezamo kandi nabo kururera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse ukaba uri umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi, nguhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva indi imwe nanjye ubwanjye. Abagabo barutuyemo ubaha umutima w'ubudacogora mu ishyaka, bakurwanira ryo kugushyira imbere no kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose. Uvanemo imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyerana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko
ryo gusenga wowe wenyine Mungu waremye byose. Abagore ubaha umutima ubudahinyuka, barubere mu nteko, barutegeye urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiza, barememo imitima yabo, bashyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingo rero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatwara ubahe kubategekana ubutabera, barutsindemo akarengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranije n'ubutungane watwigishije. Ubwo bakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za kipagani no kwangana no kwiremamo ibico y'inzangano zatuma urukundo utwifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryaryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya no gutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarindire kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwanga mugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya, ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwara n'inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho yo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavanemo rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ingoma yawe. Intumwa zazanywe no kutwigisha amahame y'ibeshaho iteka n'abajyanywe no kuyobora inzira y'ibyerekeye amajyambere, natwe bene gihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete ari wowe uyikorera. N'amahanga yose uko angana tugusingize mu ruhame tugira tuti: Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahorana ibumbye byose ubu n'iteka ryose. Amina.